Emera kurongora uyu mukobwa Isimbi Aurore kugira ngo kubera umugore w'isezerano. Waba ufite kuri uyu munsi yatuma udasezerana na Isimbi Aurore kuri uyu munsi? Yego kirahari.
tugize umugisha kandi kitwicaje hano abageni bacu nabo barahageze. Ntekereza ko rero tugiye gukomeza ibyishimo n'umunezero kubera ko ntekereza ko nta wundi muntu usigaye inyuma waba utwicaje hano. Haleluya, haleluya. Tugeze mu gice cyiza rero cyo kwakirana. Turasaba kugira ngo abageni bacu mu cyubahiro tubagomba kandi kibakwiye, reka twese duhaguruke. Twese aho turi, Bibiliya iravuga ngo ubukwe bwubahe na buri muntu wese. Reka abantu bose bicaye bahaguruke kugira ngo muze kumfasha kwakira abageni bacu, nabo bihangane mu cyubahiro cyabo bahaguruke. Niyo bagiza nta mpamvu yo kubagora, barazamura ibiganza gutya. Biraba bibaye, natwe dukomere Imana amashyi menshi cyane. Amashyi menshi cyane ku Uwiteka Imana, amashyi menshi cyane ku Uwiteka Imana, amashyi menshi cyane ku Uwiteka Imana. Bandi bahumugisha bicare rwose, bicare. Reka dusabe n'ababaherekeje bari inyuma nabo bazamura ibiganza byabo kugira ngo nabo tuyane muri uyu muhango. Muzamure ibiganza byabo. Namwe turabakira mu izina rya Yesu. Imana bahumugisha menshi cyane. Reka dusabe ababyeyi bari ku ruhande rw'umusore bazamura ibiganza aho bari, nabo tubakira mu izina rya Yesu. Namwe turabakira mu izina rya Yesu Kristo. Imana bahumugisha. Bari ku ruhande rw'umukobwa nabo bazamura ibiganza byabo tubakire. Namwe turabakira mu izina rya Yesu Kristo. Imana bahumugisha mwinshi cyane. Turimo gucunguza uburyo umwete, mwicarire, Imana ibagirire neza. Tubahuruka akabapopera nawe tukamwakira. Amen, amen. Nawe turamwakiye mu izina rya Yesu Kristo. Imana imuhumugisha. Karibu nawe dusuhuze. Nahimbazwe cyane. Nawe turamwakiye mu izina rya Yesu Kristo. Imana imuhumugisha. Karibu nawe mwene data. Amen. Nawe turamwakiye mu izina rya Yesu Kristo. Imana imuhumugisha mwinshi cyane. Turimo gucunguza uburyo umwete, bakagombye kutwibwira ariko igihe cyacu kirimo kugenda. Amen. Haleluya. Rero mbere yuko dutangira umuhango wacu nyirizina, hari umusore umwe wadusabye, umwe ari umupapa wadusabye indirimbo ashaka guhereza abageni. Kugira ngo tutaza gutwara igihe, reka tumuhereze uwo mwanya kugira ngo atambutse iyo ndirimbo turangiza twinjira umuhango nyirizina. Ni karibu. Twa Niyonzima Theogene, uzwi ku izina rya Abidodo, umukozi w'Imana. Abidodo kandi nkunda kuririmba ibirenze by'Imana duhana umugisha. Tugiye kuririmba indirimbo ivuga ngo ntabwo ujya ubesha Imana,
iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubesha. Ntabwo ujya ubesha mana, ntabwo ujya ubesha. Iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubesha. Ntabwo ujya ubesha mana, narabibonye. Iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubesha. Nagusezeranye umuninga nk'umuyihene oya, cyangwa umusezeranye imodoka y'umuyigare. Ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira umuntu. Aha ni wowe bana yanjye wuzuye bono. Nagusezeranye umuninga nk'umuyihene oya, cyangwa umusezeranye imodoka y'umuyigare. Ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira umuntu. Aha ni wowe bana yanjye wuzuye bono. Ntabwo ujya ubesha mana, ntabwo ujya ubesha. Iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubesha. Ntabwo ujya ubesha mana, narabibonye. Iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubesha. Ntabwo ujya ubesha mana, ntabwo ujya ubesha. Iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubesha. Ntabwo ujya ubesha mana, narabibonye. Iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubesha.
Imana yigeze isezeranya. Nicyo gisobanuro cy'ibyishimo. Nicyo gisobanuro cy'ibyishimo. Kanongere mbasuhuze mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Shimye Imana cyane kuko inyemereye kuba muri ubu bukwe. Ndi gutekereza ko ndi kumuryaho wa mugani wa muntu. Ureze ke ndi kumuryaho mu ishuri arangiza atangiye ikindi cyiciro cy'abagabo. Imana mu mugisha kuba yanyemereye. Nagize umugisha rero mu rugendo nagize ejo wo kugenda i Musanze mwanyakiriye mu ndaza neza, nabyo mbishimiye Imana. Bya bindi twita ama eglise cyangwa se imisigiti cyangwa se insengero, ntabwo umuhango tugiyemo ari uwatangijwe n'izo sengero, ahubwo ni umuhango watangijwe n'Imana ubwayo nyirizina. Ndimo ndi gusoma mu itangira igice cya kabiri, nari ndimo ariko nahereye mu gice cya mbere. Igice cya mbere nasomye umurongo wa 11, sanga Imana aho yari imaze kuvuga ngo Imana ibona ibyo iremye ari byiza. Ngo umurongo washoje uvuga ngo Imana ibona ko ari byiza. Ngeze ku murongo wa 18 n'uwa 15 aho haravuga ngo Imana ibona ibyo yaremye igihe yari imaze gutandukanya umwijima n'umucyo, nayo ibona ari byiza. Ngeze ku murongo wa 21 nawo usoza uvuga ngo Imana ibona byose ko ari byiza. Ariko n'uwa 25 ndetse na 6 aho Imana yari imaze kurema umuntu akavuga ngo noneho we ndamurema agira ishusho ase natwe. Nibyo ibyo byose rero Imana yabiremye mu ishusho yayo, kandi Imana yabonaga ari byi. Ngeze mu gice cya kabiri mbona hari ikintu kiri mu itandukaniro ry'igice cya mbere n'icya kangahe n'icya kabiri. Umurongo wa 18 avuga ngo Imana iravuga ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Bigaragara ko hagati y'igice cya mbere n'icya kabiri harimo intera ndende. Hari igihe Imana yamaze yitegereza umuntu yaremye isanga noneho ikintu kitabaye cyiza, nyamara kurema byose yabonaga ari byiza. Ariko nanone kuko yari ifite ubushobozi ihitamo kugira ngo icyo kintu ibonye kitayibereye cyiza kigire cyiza. Haleluya. Iravuga iti rero ibyo ndi bukore byose sindajya gushakashaka mu bundi buryo, kubera ko umuntu yari yamuremye ku ishusho yayo. Iravuga ngo reka noneho nerekure muri muntu wa kabiri, ahubwo reka mfate wa muntu naremye, reka mvuge ngo abadogiteri ni hariya bakura kubaga. Imana ngo isinziriza uwo muntu ubuticura, reka ijambo ry'Imana riko tubwira mu gice cya kabiri ngo irangije imukuramo urubavu rumwe ihasubiza inyama. Rwa rubavu yakuye muri wa muntu ngo iruhinduramwo umugore, irangije iramumuzanira. Icyo mvuga ahangaha ni iki? Nuko Adamu ubwe ntago Imana yigeze imubwira ngo nkuzaniye umugore, ahubwo Adamu we niwe wahindutse umusizi akimara kubona ngo avuye ikinya kimushizemo. Ahinduka umusizi aravuga ngo uyu ni igufa ryo mu magufwa yanjye, nakara ko mu mara yanjye, azitwa umugore ko yakuwe mu ki umugabo. Ubwo yari amaze kubona umuntu usa nawe. Ndashaka kubabwira ngo rero uyu muhango muje murawubaha, ni umuhango Imana yitangirije, kandi ibona ko atari byiza ko umuntu aba wenyine. Nubwo tubona ko hari abantu bajya bihangiza, ariko ntago byigeze binezeza Imana ko umuntu ari wenyine. Icyo nshaka kuvuga ni iki? Nagombye kubabwira ibintu byinshi. Nagize umugisha wo gusezeranya abantu benshi muri iki gihugu cy'u Rwanda igihe nakoreye, ko natangiye umurimo mu 86. Nagize umugisha wo gushyingira abantu benshi, ariko nanone ngira umugisha wo gukurikirana none mu mategeko y'igihugu cy'u Rwanda ibigenda bibera mu ngo z'abantu bashakanye. Ariko ikintu cya mbere nabonye kisenya urugo rw'abashakanye ni ikintu cyo kutaganira no mwagize mute mwashakanye. Ikintu cya mbere ni ukutabona umwanya wo kuganira no mwagize mute mwashakanye. Dufite amasmate, dufite amatelefone, turagura n'amamega, tukagura ndetse na irekure. Umuntu akaba afite iminota ibihumbi bingahe bamuhaye ari buvuge, akavuga ati iminota yanjye ntiri bushire, agafata umwanya wo gutelefona inshuti no kuganira, akora ibiganiro, ariko akibagirwa ko afite undi muntu uri iruhande rwe. Yarangiza ijoro ryose akaravuga, bukarinda bugera mu gitondo, neje agakomeza. Iyo waguze y'ukwezi cyangwa y'icyumweru birashoboka, ukavuga ngo iminota yawe itazapfa ubusa. Yabaye umugore wa kabiri rero. Uyu munsi niyo abantu basigaye bakoreraho, bakaburira abo bashakanye, bakabura imiryango umwanya wo kuganira nayo. Ariko niba ariko biri, jya ureba, ese telefone iyo nganiye nyikoresheje isaha, ese umugore wanjye n'abana banjye bumbaye igihe kingana iki? Niba ari gitoya rero, menya ko ishoka yo gusenya urwaye yamaze kugira ute kuboneka. Nibyo icya kabiri, uranyihanganira,
niba se munaganira, icya kabiri ni ukutabwizanya iki? Kutabwizanya ukuri kw'abashakanye. Uramuhamagara ngo mbe sheri urahagana, ati rero nkubwire ubu ngubu ndi i Kigali. Nge nigeze mbibona umuntu ahamagara undi, twe tugenda n'amato, ahamagara umuntu ugeze ati tuvugana ndi Nyabugogo, kandi uwamuhamagaraga yari ari ku bwato. Umwe yageze mu bwato arinjira, uwinjiyemo mbere ni nk'uwinjiye muri bisi, uwinjiyemo mbere n'uwinjiyemo nyuma ntibamenye ko byagenze, kandi bari baraviremo hamwe. Avuga ati tuvugana ndi Nyabugogo. Igitangaje rero ubwato butsitseho bagombaga kuviramo, ubwo n'uwicaye inyuma nawe uw'imbere yavuyemo mbere, uw'inyuma aravamo yari nyuma. Akimubona ati ubu ngubu uvuye i Kigali abakozwe n'iki? Burya niba hari ikintu giteye akaga muri izi ngo z'abashakanye, turabashyingirana byiza, ariko yo muganira niba utamubwiza ukuri, hari igihe umuntu aguhamagara ariko kureba hehe, hari yagira ngo ukebuke akubwira ati ngwino hano, hano twakiriwe, bati ngwino nkugure agacupa cyangwa se si byose, warangiza ukaya kumubwira ngo rero ubu tuvugana ngo ngeze hehe, ngo ngeze kure, nyamara ashobora kuguhamagara agira ate akureba, si byo? Yashaka kugira ngo niba rero mu byo ukora byose, mu byo ukinisha, jya ugerageza mu magambo uvuga kuvugisha iki, gukoresha ukuri. Niba kubuze rero, kubure n'isegonda imwe, kubure n'umwanya mutoya, kuwo mwashakanye urwaye rwamaze kugerwa umuhoro, rwasenyutse. Icya gatatu, reka nihute mvuge icya gatatu. Icya gatatu nacyo navuga ngo ni ugucunga nabi umutungo w'abashakanye. Sinzi uko muri gusezerana uyu munsi, ariko abantu benshi basezerana ivangamutungo, kabone nubwo mwamutawufite, ariko uravuga ngo tuzaca tuzawuvanga, nibyo ra? Nkatekereza rero ko rimwe na rimwe hari igihe usanga wa mutungo wacunzwe nabi. Swate bishobora kuba umugore cyangwa bishobora kuba n'umugabo. Umutungo w'abashakanye ibyo ari byose, umwe akagira konte, undi akagira indi konte, umwe akagira amafaranga mu ikofi, undi atazi. Ibyo bibaho kubera ko abantu bose basigaye bakora ku ifaranga. Byaba ngombwa ndetse umugore yayarusha umugabo, urwo rugo n'ubundi narwo rwasenyutse. Ariko ndashaka kugira ngo iyo umutungo wacunzwe nabi w'abashakanye, ni intandaro yo gusenyuka k'urugo rw'abashakanye. Iya kane, reka mbabwire ngo ni ikintu abantu badakunda guha agaciro, ariko navuga ngo ni kutita kunda cyangwa se ku mubiri, kunda y'uwo mwashakanye. Buriya twageze ahangaha buri wese yagerageje kwiyarurira, ariko hari n'igihe umuntu agira ingeso akavuga ati rero nzarya ifiriti nageze muri resitora, ariko iwawe ntuzagira ute, ntuzayiteka. Iyo umuntu, ngewe rero njya ngira ingeso ntago imeze nk'iz'abandi, ibyo ntabona mu rugo nta nkunda kubirarikira muri resitora, kubera iki byazantera n'ubundi kudahahira iki urugo. Yarangiza ntavuga ati nibura n'aka kaji ka 500 nakajyanira wowe twagize dute twashakanye, cyangwa se akagura ikote, inkweto n'ibiki, ntavuga ati ariko n'agatambaro ko mutwe uyu mudamu kagira gate kamubera. Iyo wiyitayeho kwibagirwa ko iruhande hari uwo mwashakanye, buryo umenye ko urwaye rwagize rute rwasenyutse. Iya nyuma rero ndavuga, reka mvuge ko ibyo bijyana n'icyo bita gusesagura. Kugira ute? Buriya reka mbabwire, kino gihe turguhinga dukoresheje ifumbire, ushobora kuba ufite itungo mu rugo ribaye ifumbire cyangwa inkoko itera amagi, umugabo yamara guhagati yewe tiyanga ndayikugabiye, yaba atabyumvikanyeho n'umugore yahava. Ubwo rero hari igihe niba ari iryo tungo rishobora kuba riba mutungo, cyangwa aka karima niba ariko mufite ugatangira vuti ndakatisha nyanywere nta byo guhinga, si byose? Icyo gihe ibyo nabyo bizana amakimbirane hehe. Burya reka mbabwire ngo muri ibyo bintu ko ari bitanu, ni ikihe kiri mu rugo iwawe. Niba utabikora Imana iguha umugisha, ariko nashaka kuvuga ngo ngiye ka rutanda iri gusenya ingo z'abashakanye. Ahari niba hari kimwe cya rusenya, niba byose byaraninjiye iwawe, menya ko rutariho. Ni bya bindi turi gusenya amazu yo mu manegeka, ariko menya ko n'urwaye ruri hehe, mu manegeka. Ariko Imana idutabare. Subira mu rugo rero, uyu mwanya usubire mu rugo umanze urebe urugo rwawe bimeze bite. Niba wagize umugisha wo kuzana n'umudamu urebe uko bimeze, ariko niba uyu munsi mutanari kumwe, ariko uyu munsi wageza y'amaso, kuko ijambo ry'Imana rijya rimbwira ngo mu bashakanye umwe atwara umubiri umugore atwara umubiri w'umugabo we, n'umugabo agatwara umubiri w'umugore we, kabone baba bari kumwe cyangwa batagize bate batari kumwe. Yumva ko igihe cyose aba ari kumwe n'iki n'uwo bashakanye, nubwo yaba adahari. Haleluya. Ngira ngo nari nshaka kubibutsa ibyo ngibyo, ntago ndajya mu mateka kuko igihe cyadusize, nanjye mu mare butahe irutsiro ndimo, ariko ntago nagenda ntabivuze kuko muri experience mu gihe gito maze mbona ibyo bintu biri gusenya ingo z'abashakanye uyu munsi. Ariko bavuga ni nyaboneka wowe nubwo watashye ubukwe bwa Ezekiel na Isimbi, nyemerera niba hari na kimwe cyari gihari ushobora kugikosora, urugo rwawe rutararwagira rute rwasenyuka burundu ngo ruveho burundu, nawe bagushyire mu kinyamateka wagarukira aho ugeze.
Imana ibahe umugisha rero mu izina rya Yesu. Ngira rero ngo ntago njyewe ndi buze gutinda cyane, ngira ngo Ezekiel tinzera uriya njye ndi mwarimu bampaye iminota reka gikoreshe, kandi nanjye nijura takure wowe nabonye ari hafi ukugenda n'amaguru twe turateka, arebwo rero turihangana tuyibijyanemo neza. Ngira ngo bakristo bavandimwe ndetse namwe inshuti n'imiryango, ngira ngo icyuteranije aha ngaha imbere y'Imana no kugira ngo dusezeranye uyu musore mfite umukiza Ezekiel ndetse na Isimbi Aurore mu buryo gushyingiranwa kwera. Ingize umugisha njya mbaza abantu bateraniye aha ngaha, nabonye hano barahari, hari abaririmbyi hano, hari abandi muri uyu mwanya, birashoboka ko hari n'uwaba utwumva. Njya mbaza ikibazo nkavuga ntese hari uwaba afite impamvu kuri uyu munsi yatuma Ezekiel adasezerana na Isimbi? Kandi njyewe nabwiye ko ndi umwarimu, iyo ufite impamvu uzamura ikiganza, sibyo ra? Ukavuga uti umuntu wese ufite ikibazo, abe perezida wa repubulika yaje ushyira ikiganza hejuru, ntabwo uvuga ngo sibyo ra? Ndasubiramo, ndabaza mwese ko muteraniye aha, hari uwaba ufite impamvu yatuma mfite umukiza Ezekiel adasezerana na Isimbi Aurore kuri uyu munsi? Reka mvuge ngo nararanganije amaso nubwo ari ay'ubusaza, ariko nabuze ufite ikibazo. Ndavuze ngo uko mucecetse muzahore mucecetse iteka, ntihazagira impamvu iyo ari yo yose yaboneka ku mibanire ya Isimbi ndetse na Ezekiel. Ikibazo rero cya kabiri, nagize umugisha basabye ndi hano, ariko reka mbaze umuntu ugiye gutanga uduhaye uburenganzira bwo gushyingira Isimbi Aurore tukamushyingira mfite umukiza Ezekiel. Umuntu umutanze niba ari muri iteraniro yahaguruka tukamwishimira nawe muri uyu mwanya. Imana ni guha umugisha. Niba gukomera amashyi rwose. Yicarire. Nanone njya ngira ikibazo, ntabwo abantu benshi bakunda kukibaza, ariko Bibiliya ivuga ngo mu minsi y'imperuka abakazana ntibazumvikana na ba nyirabukwe. Nkavuga nti niba atari ibanga, ni uwuhe mu muryango wa Ezekiel ninde muntu witeguye kwakira mu kazana mwiza nka Aurore? Witegura kwakira mu kazana ngo tumenye niba uriya mugabo niba mutanze none uri bumwakire we ninde? Yewe ntacyo, mwewe mwicarire kuko ubundi mwabyemeye kare n'ubundi, kandi ubwo ntago ndaje izindi mpaka. Ngiye gusaba rero ubwo baduhaye uburenganzira, ngiye kwinginga Ezekiel ndetse na Isimbi bagejuru baduhaye uburenganzira rwose, muranyemera mugejuru, kandi babantu bafite mikrofone badutize batwegereze imwe hariya, kubera ko kuko imbere y'aba bagabo, imbere y'iri teraniro, imbere y'aba mama, shako bari budufashe n'abari abantu babagaragiye nabo bari buhaguruke. None se murajya mwituma waba ufite kuri uyu munsi yatuma udasezerana na Isimbi Aurore kuri uyu munsi? Ntayo. Turabaza Isimbi Aurore, wowe hari impamvu waba ufite kuri uyu munsi yatuma udasezerana mfite umukiza Ezekiel? Ntayo. Mukomere Imana amashyi. Ngira ngo nk'uko muzisubiriza ku munsi w'amateka, ubwo yishwe mu mitima y'abantu bizahishurwa, ubwo buri wese azaba ahagaze ukwe imbere y'Imana. Reka mbabaze munsubize imbere y'iri teraniro. Ndahera kuri Ezekiel n'ubundi. Nibyo ure bwemere uravuga uti ndabyemeye n'ubundi. Wowe mfite umukiza Ezekiel wemera kurongora uyu mukobwa Isimbi Aurore kugira ngo kubera umugore w'isezerano? Ndabyemeye. Muzabana nk'uko byategetswe n'Imana mu kubana kw'abashakanye? Ndabyemeye. Uzajya umukunda kandi umwitaho kandi umwubaha? Ndabyemeye. Uzabana nawe mu burwayi no mu buzima? Ndabyemeye. Uzabana nawe mu bukene no mu bukene? Ndabyemeye. Mubyaye cyangwa mutabyaye muzabana? Ndabyemeye. Yambaza iki kibazo ngisubiramo kabiri kuko hari ingo nyinshi zimaze gutandukana kubera iyi mpamvu. Mubyaye cyangwa mutabyaye muzabana? Ndabyemeye. Wemera kureka abandi bagore ukabana na Isimbi Aurore wenyine mu biro yanyu yose yo muri iyi si? Ndabyemeye. Uzabana nawe n'ubwo impinduka z'imibereho? Ndabyemeye. Munshimire Ezekiel. Muri zango nahoze mvuga manza atazabonekamo. Wowe Isimbi Aurore wemera gusezerana afite umukiza Ezekiel kugira ngo kubera umugabo w'isezerano? Ndabyemeye. Muzabana ko byategetswe n'Imana mu kubana kw'abashakanye?
ndabyemeye uzajya umukunda kandi umwitaho kandi umwubaha. ndabyemeye uzajya umugandukira nk'uko ijambo ry'Imana ritegeka abagore kugandukira abagabo babo. ndabyemeye uzabana nawe mu bihe by'uburwayi no mu bihe by'ubuzima. ndabyemeye mu bukire no mu bukene muzabana. ndabyemeye mubyaye cyangwa mutabyaye muzabana. yego ndabyemeye nagasubiramo nawe nakamubajije inshuro ebyiri nawe reka nkikubaze kabiri. mubyaye cyangwa mutabyaye muzabana. ndabyemeye wemera kureka abandi bagabo ukabana na Ezekiyeli wenyine mu mibereho yanyu yose yo muri iyi si? ndabyemeye uzabana nawe n'ubwo impinduka z'imibereho? ndabyemeye ewe washimire mu kagira Imana. reka nsabe Ezekiyeli abirinduke kurebe agufata ikiganza cy'iburyo aguha isezerano akureba. mufata ikiganza cy'iburyo umuha isezerano umureba. uravuga uti ngewe mfite umukiza Ezekiyeli. yewe mfite umukiza Ezekiyeli. igitumye mufata ikiganza cy'iburyo w'isimbi Aurore. igitumye mfata ikiganza uyu Isimbi Aurore ndagira ngo umbere umugore w'isezerano. ni ukugira ngo ambere umugore w'isezerano. niyemeje kubana nawe uhereye uyu munsi. niyemeje kubana nawe uhereye uyu munsi kugeza ku iherezo ry'ubuzima bwacu bwo muri iyi si. kugeza ku iherezo ry'ubuzima bwacu bwo muri iyi si. mu bihe byiza no mu bihe bibi tuzabana. mu bihe byiza no mu bihe bibi tuzabana. mu bukire no mu bukene tuzabana. mu bukire no mu bukene tuzabana. mu burwayi no mu buzima bwiza tuzabana. mu burwayi no mu buzima bwiza tuzabana. tubyaye cyangwa tutabyaye tuzabana. tubyaye cyangwa tutabyaye tuzabana. nzajya gukunda kandi nkwiteho. nzajya nkukunda kandi nkwiteho. nubwo haba impinduka tuzabana. nubwo haba impinduka tuzabana. iri niryo sezerano ryanjye nguhaye. iryo sezerano ryanjye nguhaye. ndasaba Imana kumfasha kurisohoza. ndasaba Imana kumfasha kurisohoza. ngaho nawe agufasha ikiganza cy'iburyo. ahubwo uti ngewe Isimbi Aurore. ngewe Isimbi Aurore. igitumye mufata ikiganza cy'iburyo mfite umukiza Ezekiyeli. igitumye mfata mu kiganza cy'iburyo mfite umukiza Ezekiyeli. ndagira ngo umbere umugabo w'isezerano. ndagira ngo umbere umugabo w'isezerano. niyemeje kubana nawe uhereye uyu munsi. niyemeje kubana nawe uhereye uyu munsi kugeza ku iherezo ry'ubuzima bwacu bwo muri iyi si. kugeza ku iherezo ry'ubuzima bwacu bwo muri iyi si. mu bihe byiza no mu bihe bibi tuzabana. mu bihe byiza no mu bihe bibi tuzabana. mu bukire no mu bukene tuzabana. mu bukire no mu bukene tuzabana. mu burwayi no mu buzima tuzabana. mu burwayi no mu buzima tuzabana. tubyaye cyangwa tutabyaye tuzabana. tubyaye cyangwa tutabyaye tuzabana. nzajya gukunda kandi nkwiteho. nzajya ngukunda kandi nkwiteho. kandi nkugandukira muri byose. kandi nkugandukira muri byose. nubwo haba impinduka z'imibereho tuzabana. nubwo haba impinduka z'imibereho tuzabana. iri niryo sezerano ryanjye nguhaye. iri niryo sezerano ryanjye nguhaye. ndasaba Imana kumfasha kurisohoza. ndasaba Imana kumfasha kurisohoza. reka ngiye kubabaza niba hari ikimenyetso bateganije kuri uyu munsi cyazajya kibibutsa isezerano bagiranye uyu munsi. ese hari icyo mwateganije kuri uyu munsi? hari ikimenyetso mwamufite? yego kirahari. niba gihari uwo mugarisondoneri yakidufasha akatwereka icyo kimenyetso mwateganije. Haleluya. amen. yari ndimo ndi kujya ngaragura ndi kureba na ahindyamye nijoro numva abantu bari kwazina barambya ngo n'abayisilamu. iwacu natwe duturanye nabo rero bajya bagira utuntu tujya kumera nka gutya bakunda gushyira ku matwi bita amaherena. nibyo ndi kugaranzura ngo ndebe ndi kugira ngo ndebe ko yaba ari herena bazanye hano, ariko muranyemerera ndi kubona ari impeta. ndi kubaza Ezekiyeli kubaza impamvu bazanye impeta. arambwiye ngo yiga Bibiliya ngo yasanze impeta barazambikaga abami, kandi ngo kuri uyu munsi ngo mu rugo rwe uyu munsi ni umwami. kandi muri kubibona namwe abo bose baramugaragiye. ubwo mwabonye n'abesikoti bari inyuma ye, mbese ntimwabonye? ubwo rero uyu munsi ngo ni umwami. burya nta n'umutware kabeba.
uriya bwa runari umwami ni ukumupfukamira umunsi murirwa bamukorakora bagira ute. Iyo mpamvu ndayemeye kuzana impeta. Aurore se we byagenze bite ko ndi kubona zigiye zinarutana? Reka nsome iyi message neza ariko murareka nyitondere nyisome. Aurore wari kumbwira rero impamvu nta urajya imbaga kuko nibo baziye kuzigura, kandi niba muri kubeshya tubenga abazambaye bazishyire hejuru wasanga ari bakeya. Ndi kubaza Aurore muri message yanditseho yavuze ngo ajya guhita ngo impeta ngo yasanze ngo itagira uruteranirizo. Aravuga ngo urukundo akunda Ezekiel ngo yifuza ko rwayahora ruzengurutse nk'iyi mpeta. Yageretseho akandi kantu gakomeye, aravuga ngo ushaka kuzagira abanzi benshi ngazamuteranya na Ezekiel. Arangije aravuga ngo yiyamye abantu rero bakunda kujyana amagambo. Ubwo rero nabyo ndabyemeye. Engere basubizemo. Karibo babizanye se arurajya impaka nabo. Nawe ni ushaka uzashyireho ibyabo, ariko ibyo byabo by'uyu munsi nabyemeye kuko nibo. Noneho rero reka babwire impeta bayambika ku rutoki rwa kane rw'ikiganza cy'ibumoso. Message iri kuvuga ngo ikiganza cy'iburyo mwese mwemerewe kugikoramo, arabaha umukono, ariko ngo icya Ezekiel acyeguriye isimbi, ngo icya isimbi nayo acyeguriye Ezekiel, nabyo turabyemeye. Reka mbabwire ikivugo cy'intoki rero. Uko muri message biri kuvuga ngo izi ntoki uko ari eshanu mugiye kumva icyo zaje kuvuga kuri zo. Ziri kuvuga ngo muri message ivuga ngo bajya gusezerana isimbi na Ezekiel, ngo urugo rwateye iki ku masezerano yabo, cyo turabyemeye nibyo. Urunarwo ruravana ngo ariko ngo cyagihe ngo twari tuvuga ngo muracariya munyura na hariya na hariya na hariya, ngo niko rwaranze iki inzira baciyemo. Burana Ezekiel ajya kwa isimbi niko byagenze, ati no gucana na hariya na hariya ntacyo, niko rwaranze inzira yo kubahuza rero. Ariko urwaka tatu narwo ruravuga ngo rero ati byari byo byose murebe ko muri batanu murebe ko ari undutu ubukuru ningiye ubasumba mwe mwese. Ariko urwa kane narwo ruravuga ngo mwese muceceke, Ezekiel na isimbi bajya kugira ngo bahure, ninjye ugomba kubahuza bagashyira impeta ye kuri rutoki. Urunguru narwo rumaze kumva ibyivugo bya ziri uko arenye, ravuga ati rero ngewe ndananutse ndi gatoya ntacyo ndi gukore, ndemera kubana ubuto bwanjye. Ubwo rero reka dusabe Ezekiel n'ubundi yambike isimbi impeta ku rutoki rwa kane rw'ikiganza cy'ibumoso, kandi amubwira amagambo. Kandi bambwiye ngo iyi foto n'iryoha mu bukwe byari byose urashyira hejuru n'iryoha, kuko nemerana afite za karasharamye gufata iyi foto. Namwe muyifate nta kibazo, n'iryoha mu bukwe. Urazamura akaboko kukire hejuru maze vuga uti impeta nkwambitse. Iyi mpeta nkwambitse Igihe uzajya uyireba, igihe uzajya uyireba, jyewe wibuka isezerano usezerana nawe kuri uyu munsi. jyewe wibuka isezerano dusezeranye kuri uyu munsi. Ikwambitse mu izina rya Data wa twese, Nikwambitse mu izina rya Data wa twese, n'iry'Umwana, n'iry'Umwana, n'iry'Umwuka wera. n'iry'Umwuka wera. Amen. Amen. Ngaho isimbi we. Ko yabigenje wa mugani niko nawe uri bubigenze. Nawe uravuga uti impeta nkwambitse. iyi mpeta nkwambitse, Igihe uzajya uyireba, igihe uzajya uyireba, jyewe ku isezerano usezerana nawe kuri uyu munsi. jyewe wibuka isezerano nsezeranye nawe kuri uyu munsi. Ikwambitse mu izina rya Data wa twese, Nikwambitse mu izina rya Data wa twese, n'iry'Umwana, n'iry'Umwana, n'iry'Umwuka wera. n'iry'Umwuka wera. Amen. Amen. Shingiye iteko ry'ijambo ry'Imana rivuga ko umugabo wese akwiriye kugira uwo mugore, shingiye ku mategeko y'igihugu cyacu cy'u Rwanda avuga byerekeranye shingira abasezerana, shingiye ku buhamya bwa Ezekiel ndetse na isimbi, shingiye no kwemera kw'itorero, shingiye no ku burenganzira mpabwa n'ishyirahamwe ry'amatorero y'abatisa mu Rwanda, mpamije nerewe ku mugaragaro ko mfite umukiza Ezekiel ari umugabo wa isimbi Aurore, kandi nerewe ku mugaragaro ko isimbi Aurore abaye umugore wa mfite umukiza Ezekiel. Nuko icyo Imana iteranije
umuntu ntakagitandukanye, mu izina ry'Imana Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, amen. Abashumba baze tubasengere tubazengurutse. Ndagushimye Uwiteka Mana ishobora byose kubw'uyu muhango wo gushingirwa kwa Ezekiel na Isimbi. Ndagushimye kuko uyu munsi wari uzi twe tutawuzi, kandi ukabushimye ko ushyirwa mu bikorwa, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Bapfukamye mu mise by'amaraso yawe Yesu Kristo, bahamya ku isezerano wasezeranyije abagukunda, kandi ko uri umukwe tukabitorero tukaba abageni. Niyo mpamvu Mwami natwe ubwacu duhagaze muri uyu mwanya, kandi tubihamirishije ibiganza kugira ngo iri sezerano basezeranye rizababera iry'umugisha, kugira ngo Mwami Imana izina ryawe naryo rihabwe icyubahiro. Urakoze rero kuko urabana natwe kandi ukabitugirira neza, ubarinde ingomyi zose zatuma umurimo wawe ugawa, kandi ubabere maso ubamurikire kuko uri Imana, mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka wera tubisabyemo, amen. Uwiteka Mana yacu, nanjye umugaragu wawe mbonetse imbere yawe, ntabwo ngabanya ku by'umugaragu wamaze kukubwira, mbonetse nk'ubyongera, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ndagushimiye ko ibyo wari waravuze kuri Ezekiel ubishohoje, kandi ibyo wavuze kuri Isimbi Mwami Imana nabyo umaze kubishyitsa. Gushimiye ko warinze mu busore bwabo ukamurinda Isimbi mu bukumi bwe. Hari abandi hano hanze bari kwangirika, bamaze guta ubusugi, bamaze guta ubwari bwabo, ariko ndagushimiye ko uyu mwanya bahagaze imbere yawe baguhesha icyubahiro. Mu bihe bikomeye nk'ibi ngibi Mwami urabashoboje gukora ubukwe ku mugaragaro, bapfukamye imbere yawe bemera ko baguciriye bugufi kugira ngo ushyirwe hejuru. Biyatuyeho ibintu bikomeye cyane ko mu kubana kwabo Mwami, haba mu ngorane, haba mu byago, haba mu biki bazabana, kandi biyaturaho ikintu gikomeye ngo batabyaye babana, ariko ntabwo ari byo mbasabira. Ndagira ngo uyu mwanya ijuru rikinguke Mwami Imana, uzabahe umugisha mu mubiri wabo, ndetse ubaho urubyaro, kandi urubyaro uzahisha izina ryawe. Kandi ubwo wemeye gupfukama ahangaha Mwami Imana, hano hari imbaga ibazengurutse, ndagira ngo urugo rwabo rube urw'umugisha. Mwami, mudugudu bagiye guturamo hari abandi bagabo Ezekiel asanze, bamwakire kandi azabe umugishwa nama. Mu bandi ba mama Mwami Isimbi nawe hari abandi ba mama bagiye kumwakira. Mwami Imana uzemere kugira ngo nawe azabe umudamu w'icyitegererezo, utanga inama mu baturanyi. Kandi Mwami Imana, ubwo wemeye gupfukama imbere yawe Mwami Imana yacu, ntuzagire icyo ubima bari imbere yawe. Ndagira ngo ubwo batangiye ubuzima bushya bw'umugabo n'umugore ubashyigikire, kandi niba ngombwa Mwami Imana bazabe ikimenyetso n'igishushanyo cy'itorero ryawe, ubwo Kristo uzaba uri umukwe twese turi abageni. Ndagushimiye rero ko ugiye kubashyigikira kuva uyu mwanya kuzageza Mwami ku iherezo ry'ubuzima bwabo bwo muri iyi si. Ubaye utaragaruka Mwami uzabarinde, kandi nugaruka Mwami uzabahe kwicara nawe muri cya gihugu cyo mu ijuru. Urakoze kuri ubane natwe kandi kuratugirira neza. Abari muri ubukwe bwose baha umugisha ku bwitange bagize, kandi abagombaza kwita ku bashyitsi bose bagire neza, kandi nahangaha bwakorewe bagire neza. Buri wese mu ruhande rwe Mwami ndasabye kugira ngo umugisha wawe umugendeho, ariko umugisha nsabye ukomeye cyane ni wo mu bugingo, umugisha wo kwera no gukiranuka, twese ubugingo bwacu bukazaba imbere yawe. Urakoze kurakora n'ibirenze ibyo tukubwiye mu izina rya Yesu, amen. Mwese mwazaye amapantaro ko nta mpundu nigeze numva zivugara. Ujye muravuza n'impundu nyaboneka. Aba mama ntibakumva izina abanyeje azabishyura mu mugurize. Ariko arayateye umugongo se Mana nuko yaba. Baracyajurira hariya hano baracyari kujurira Ezekiel. Hariya baracyari kujurira. Seko.
kenze kapfundikiye ntigatera amatsiko gukora. Gira rero ngo Ezekiyeli umugore wawe uramubonye ngo wakuri iruhande ni Isimbi Aurore, ndagira ngo Imana ibahe umugisha, ibarinde, bamurikishirize mu maso hayo mu izina ry'Imana Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, amen. Aho ujyana umugore wawe. Uryoherwa no kugira ibirori, ariko andi gahunda igiye gukomeza ahangaha ko Ezekiyeli turi kumwe byose turi kumwe, kandi nta wenze make ntago abayanza babo kuba tutakomezanyije, ntago ari ibinturutseho. Muranyihanganira rero, murakoze cyane. Nagira ngo wenda mwe musigaranye n'abano mugikomeza kuryoherwa n'ibyiza. Reka dukomere Imana amashyi menshi cyane, amashyi menshi cyane. Ni ibyishimo byinshi cyane tutabona uko tuvuga. Tugiye gutanga ituro ry'abageni. Ituro ry'abageni ntabwo ari amaturo yo mu rusengero, ni ituro ryo gushyigikira abageni bacu. Turakurikiza n'izindi gahunda, ibyiza biracyari imbere, kandi tugiye gukurikiza undi muhango nanone mwiza cyane. Mbese buri muntu wese yicara tuze yumva uburyohe bw'Imana.